ahubwo gukora nabi nicyo cyaha. Abantu gukora neza babihinduye icyaha, noneho icyaha ubwo bagihindura gukora. Uyu mugore ni yaba ari intumwa ya Satani yo kugira ngo agumure abantu b'Imana hamwe na Desire, ndetse uyu munsi abashe gukubita abantu hasi abereka ko adakeneye. Noneho bamwe mu bakozi b'Imana ndetse harimo n'uyu Desire berekana ko bateka amafaranga batanahabwa amafaranga, ahubwo nyuma bakerekana ko bafite gahunda zo kubaka insengero no kugura ibyuma, kandi nabo bakayakabana. Ubajije n'amabuye baba ikibazo. Niyo mpamvu nakubwiye Yesu avuze ngo umukuru mu bwami abe mwiza bw'imirimo akora. Ese none niba nje kugusenya, kwanza nta nubwo ngeshinzwe gusenya, icyo nshinzwe ni ukubaka no kuvuga ukuri, narangiza nkigenda. Ibindi urambaza ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wese ushaka gucura yiyita mwiza, ariko kwisi twese yaba mwiza yaba mubi aharanira imwe, ariko twebweho ntabwo duharanira imwe. Bihari biratunyura tukamushima, tutanabibonye turanamushima, ariko benshi bazavuga ngo nibo biyumva ngo ni intumwa za Satani. nibyo mu by'ukuri tugereranyije uyu mugabo bigaragara yuko nyine induru zabaye. Niba topic zamurangiranye, niba ari iki, njye nari nzi ko kera umurozi ashyigikiye ubundi ntabwo ari topic nakubwira. Icyo bashaka gukora ubundi ni ugusenya umurimo w'Imana kugira ngo berekane ubundi biyita beza, ariko ibi tubwira ngo iki, gushaka kwigira mwiza mu bandi ngo wameze nk'amahwa y'ibitoki. Nowa tuzi ko ufite TV Nowa TV1, uyu munsi wa none wayifunguye kugira ngo ubone abasubscribe n'abantu bagukurikirana. Uyu munsi wa none uwitwa Adriane nawe agaragaza yuko nawe atari mu bantu bashobora kuba berekana ko ari inyamibwa, ndetse njyewe mubonye ngira ngo atuye mu ijuru. Ngira ngo ni we muntu wenda hari Imana yabwiye ati DPR igiye gusumba muri iki gihugu cy'u Rwanda, ni we muntu wa mbere Imana itoranyije. Prophet Samson. Yes, reka ngo ikaje wakoze subscribe kuri channel yacu, ni Prophet Samson. Nkuko musanzwe mubizi mbaye ibiganiro byanyu umunsi ku wundi. Iyi ni channel yanyu, channel yacu, kana kazi dukora kugira ngo tubeho. Hanyuma reka nkwisabire kugira ngo subscribe. Imana ikuhereze imigisha myinshi, wowe utarayikora fata gahe ukore subscribe, kandi niba kunze ibiganiro byacu bitwereke. Nawe niba utabikunda igihe kizagera ubikunde, kubera yuko Imana yagukundishije abantu byose biremera. Ntuzatindane n'abantu, ahubwo uzatindane n'Imana, kuko Imana izakuzanira abantu. Reka nkwibutse ko Imana ni umubyeyi kandi ni urukundo ishoboye byose. Reka nkwibutse ko nta gahinda k'agasirimu kaba, agahinda kose kitwa gahinda. Uzakabana ukabyukane ukagendane, ariko ugome wizere Imana. Imana izakubageza icyakubabaje, ugihige ukibure. Turi kumwe umukozi w'Imana Prophet. Ntabwo ngwita Prophet, reka mvuga ni pastor, reka ndekukwambura izina. Ntabwo uri umuhanuzi, ahubwo uri umukozi w'Imana, uri umupasitoro. Uyu munsi wa none uri Cyombo cya Rwanda. Hanyuma ndakwakiriye mushumba, Imana igumugisha. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Amazina ni Munyaneza Nowa, umupasitoro ufite umugore n'abana. Imana iduhane umugisha. Uri pasitoro ufite umugore n'abana. Kuki nta pasiteri w'umusore ubaho? Pasiteri w'umusore impamvu atagomba kubaho, nakubwiye yuko hagomba kubaho ufite urugo. Pastor abaye haba hariho umusore, umupasiteri w'umusore, byavugwa ngo iki? Imana ashobora kwivuga nakubwiye kwimutegura, ariko uzumva iteka ryose avuga ko ari umusore Imana yagize ite yahamagaye. Kubera iki? Ntaragera mu nshingano zimwuzuriza isezerano. Yego, areka nkwakira usenge. Data, kubera hose icyarimwe, ubwami bwawe buze, icyubahiro kibi cyawe, kandi amahoro akomeze kuba mu bo wishimira. Abandi bahindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe,
kugira ngo bakumenye bagusobanukirwe. Urakoze Yesu, none n'iteka ryose. Amen. Pastor Imana igumugisha kudusengera kugira ngo twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Pasiteri uyu munsi none umuntu ajya kuba pasiteri yarabaye umukirisitu akaba umukristo akagera ku rwego aba mwarimu akava kuri mwarimu akajya diyakona akajya kuri mwarimu akava kuri mwarimu ajya kuri pasitoro kuri pasiteri wenda b'umushumba. Ubundi agakiza ni iki ku bantu benshi bitiranye ikintu cyitwa agakiza? Agakiza ni iki kugira ngo buri muntu wese amenye agakiza? Ubundi nakubwira ngo agakiza ni Kristo. Agakiza ni Kristo. Hanyuma nubwo agakiza kaba Kristo, uyu muntu wabwirwa ko atunze agakiza yaba ari muntu ki? Yabisobanukirwa gute? Yabimenya gute? Ubundi icyerekana ko umuntu atunze agakiza, kinari nzi ko agakiza kagira abapasitori. Icyerekana ko umuntu atunze agakiza ubwe yiyitekerezaho kandi yarangiza akanitinya. Rero niyo mpamvu mubwira ngo ni ngombwa ko pasiteri ari umuntu agakiza ni umuntu ubwe nawe ubwe wiyitekerezaho, yarangiza kwiyitekerezaho akitinya ubwe akaniyubaha. Iyo atitinye ngo aniyubahe bavuga ko ari igicamuke. Oya cyane. Kuki aka gakiza tukarebera mu myenda, tukarebera ko yuko abantu benshi baba muri ADPR, baba muri Zion Temple, baba muri Gatolika, baturuka i Roma, turakabwirwa n'iki? Nge ntago ndi burebere muri Yesu cyo yavuze cya mbere tugomba kureberaho si imyenda, ni umurimo, ni imirimo, n'imirimo, n'imbuto. Ubu nashaka gukora imirimo ariko akora imirimo mibi. Uwo uzi ukuntu bamwita ni imirimo isanzwe. Ubundi imirimo y'Imana ngiye kukubwira ni kimwe ubona ko wakwanga ugomba kugira inama kugira ngo kigaruke mu buzima bw'iyi mirimo. None benshi rero bari guhunga, kandi Yesu hari ijambo yavuze ngo ntago yaje gushaka abazima, yaje gushaka abarwayi. Kubera icyo abiyita ko ari bo bazima bari kubona abarwayi bakabaseka. Ubwo icyo nakubwira ubwo niwe ubusa naho yabarwaye, kuko ntago turagera mu ijuru. None Yesu avuze ngo nitugatera iki ibuye. Hanyuma pastor uyu munsi ariko tugomba kwirinda muri bo. None pastor uyu munsi wa none hari umuntu uba utagwa? Icyo nakubwira nta n'uyu n'umwe waba batagwa, ariko nimvuga buretse gato tandukanya kugwa utandukanye no kugwa mu cyaha. Oya wishaka kunjijisha urumva, kuko hari kugwa uyu muntu waguye yego atangira gutuka Imana, ariko kugwa mu cyaha niho kugaruka ukagira umutima wicuza. Baratandukanye cyane. Ubwo umuntu aba yacumuye cyangwa se aba yaguye mu cyaha? Aba yaguye mu cyaha. None uwaguye aba yaguye burundu, we waguye agwa burundu agatangira guca imanza za bose akanatuka Imana. Uwo ni uba waguye. Aho niho havamo gushobora kuba yatuka Mwuka Wera cyane. Niyo mpamvu none ahangaha kabiri avuga ngo umuntu yacumuye akora icyaha aragwa, noneho baramubwirije arabyutse. Niyo wavuga ngo nawo ari ukumva tandukanya, hari ukugwa nk'ubyo. Sibyo? Ukajya wari uvuga uti ndabizi ariko sinabisubira. Uyu muntu yaraguye. Ushatse kuba kari wari ijambo rivuga ngo naho umukiranutsi yanjye ari umukiranutsi avuga ngo naho yagwa ntazarambara. Uyagiye kwigishwa n'Imana abantu arimo ataza bari gute mushu. Nuvuga ngo avuye muri bwa bumana yararimo agiye kwinjira mu bantu, abantu bamwigishe amenye kandi nawe abigireho. Yego azagaruka none ajya avuga Imana azi, atavuga ya Mana
y'ibintu cyangwa avuga Imana yuko yagize. Hanyuma muri ibi bintu by'agakiza cyangwa byo gukorera Imana harimo benshi bari bafite umutima wo gufasha no kugirira abantu neza, Imana no kuba babagirira neza. Bamwe baza kubuza abandi kwinjira, abandi babuza gusohoka. Ndetse mu kiganiro twakoze narakubajije ngo harimo bamwe bigira beza kandi bambaye ishusho y'ubumwijima ariko bakagaragaza ko bambaye ukuri. Twaje kubona uwitwa pasiteri naje kubona uwitwa Pastor Elize cyangwa se umupasitoro, nawe sinzi aho yimikiwe, nanjye naho nzi, ariko mbona yaje kwadukana bamwe mu baprofete cyangwa abakozi b'Imana. Yafashe uwitwa Biresita amukubita hasi, afata uwitwa Daniel ndetse n'abandi abakubita hasi, ariko havuyemo umwe mu bakristo bavuze cyangwa muri video yatambutse ivuga ko harimo umwe waje kumwaka ibiguzi cyangwa se mu yasengeye akamusaba ko yagira icyo atanga kugira ngo agire icyo yakira. Nekereza pastor, uyu munsi wa none uyu Elize bigaragara ko yahagurukiye abitwa abakozi, ariko nawe yigira ko ari mwiza, yigira ko nta kibi. No, hari ikintu ngira ngo nkubwire. Uyu uri kuvuga ngira ngo yanavuze yuko ngo bamuteye ibyuma kabari. Yego, ntabwo ariho kubera kubwa bamuteye ibyuma, ariho kubera umugambi w'Imana. Rero niyo mpamvu nakubwiye yuko umuntu naho gatiyusha yaza, nakubwiye yuko naho bamushyira mu nzu bakayitwika, naho bamushyira mu gihome igihe cyo gupfa kitaragera abaho, ariko igihe cyo gupfa iyo cyageze ntawe ushobora kuguha umwuka ngo ubeho. Rero buri ibintu ndagira ngo nkubwire, hari ukubaho mu mubiri w'igihe Imana yakugeneye. Tubibona nko kuri Sawuli, kwanza ari we mvuga, wari umwami w'igihugu cya Isirayeli kandi Imana yari yamutoranyije abantu, ariko mu by'ukuri ujya kureba ntago yamutoranyije kuko ari urukundo yarakunze Isirayeli, ahubwo bwari uko Abisirayeli bamukunze kubera uburanga n'igihagararo. Pastor, reka nkubaze reka nyine marangirize rimwe kugira ngo ugisubirize rimwe. Uyu Elize uvuga ko harimo abakozi Imana bahabwa amaturo cyangwa se bakamaturo, gutanga ituro n'icyaha. Warya amabuye se? Muzamumbarize niba arya amabuye. Ese pastor, ngundi Imana irya amafaranga cyangwa arya abantu? Umva, ndabisubiramo. Bibiliya avuga ngo nkubere umuhesha w'umugisha nawe umbere umuhesha w'umugisha. Ijambo umuhesha w'umugisha nuko ngutunga nawe ukana. Amen. Pana mu kwica. Kubera icyo ari kuza arwanya abitwa ko bahawe. Birwanya urayizi. Yes. Ninda nini. Unono agacana rwanga nyuma kama ngo abantu bamusange imbogisi. Baramusangamo akorerwa yiki. Ari tuhagaruka imbogisi. Habamo gucisha abandi umutwe. Ntabwo habamo kugira ngo abandi banezere. Ese tubuza umukristo watanze ubundi we ko bwirwanga ukuboko kwatanze kwiburyo uko ibimoso niko bumenya. Uyu muntu we watanze agatanga, yamara gutanga kandi akabitanga bikuye ku mutima, si impumyi si ikigoryi, afite ubwenge. Niba yagurishije uwo mwenda ntabwo tuzi n'abantu mu rusengero bagiye bitanga imyambaro bambaye bakayigurisha, tuzi n'abatanze inanasi, tuzi n'abatanze ibishyimbo. Kucyagaruka kuza kuri kamera we gusebya abo yahaye. Ajya muri Matayo 7 wenda umurongo wa 10